ukabora ugashiraho ubundi icyo atitayeho nyamaze igihe cyose akora umubiri ariko bizagenda bite sasa ndumva kanze none tureba aka gafilime buke katurebe aka gafilime buke mbona ubukomeza niyo drama title body soul and spirit cyangwa se umubiri umwuka n'ubugingo haruje kubasura bavuga ngo papa mwe muretse buke ndagira ngo mfate umupoze gato mbanze ngira ko nsobanura haramuntu kwabona umuntu wambaye akapa kanitse body umubiri man umuntu soul ubugingo uyu nguyu kano katagaragara ni spirit cyangwa se umwuka ni ukuvuga ngo aba bose uri kubona bari mu muntu umwe ari we uriya wicaye ku ne man umugabo nuko bimeze sasa bira byose mwabonaga uriya muntu ari gukora yubaka umubiri n'uyu nguyu bare arwanya iki aba babiri soul na spirit nuko tugiye kureba film drama niyo tugiye kureba sasa haruje kubasura ninde gumeze mute ni byiza kwabona ese umwari umeze ute ngo ntabwo nari nkwiteze ngo kusa nkudashyuye ko kumbona nashyushye nuko ntahenze kuza none urabizi nzaza ubundi nagomba kuza nk'igisambo mu joro ntabwo nagomba kukubwira n'ubundi igihe cyose naza nejejwe no kukubona umubiri wawe umeze ute umubiri wanjye umeze neza yaragukoze graduation wanjye nayo yarayikoze yewe wakoze akazi katoroshye ni byiza abanza umubiri urabanza werekana ibaba uziko ucya bimeze ubisa nkaho wamumarizeho igihe cyawe cyose nakurikije amabwiriza mu mubiri wanjye ndabanza nkwitaho n'ibyo avuga byose ndabona uburyo ameze ari fiti ngo ni byiza akazi mpa high five umubiri wawe ukoreye akazi keza rwose umubiri nawe urabanza uritaka ngo good life for true ubuzima bwiza cyose ni sawa ngo byose ni sawa good life for true aravuga ngo kanizera ko wakoze bene ako kazi no ku mwuka n'ubugingo mu kureba umwuka n'ubugingo dore uburyo bameze ngo mana yangire ukuntu bameze wari wasinze reba ubugingo bwawe muri wowe buragigira ibi bintu n'ibicyo wari ukwakorera uzi ko utabashyizeho akazi igihe ahubwo cyose ukakimarira ku mubiri wawe wari uri mu biki umuhungu wanjye ntabwo kwanze ukwiye kwitwa umuhungu wanjye atangira kwinginga reba uburyo aba bose bamerewe mwuka n'ubugingo bimeze uzi ko basa nk'abakeneye ubuvuzi bararwaye ese ngo ibi ni byo ari kwandikisha mu ijuru ngo kumara igihe cyose ukibarira ku mubiri wawe umubiri wawe umwuka n'ubugingo bikamera gutya ari ingengizi ese wibagiwe ko Yohana yavuze mu gitabo cy'ibyahishuwe ko mu ijuru hari igitabo cyandikwa ibyawe ngo kandi ibyo byandikwa n'ibijyanye n'umwuka n'ubugingo bwawe umwanzuro wanjye n'uyu dore umubiri hariya arangije afata umwuka n'ubugingo arigendera harabivuze ki mumenye ko hariya rwose bivuze gupfa harabivuze gupfa dore umubiri uburyo wese ngo warakoze baba dore umubiri ucyo utangiye kuba hewe ngo kanguka ngo winsiga hagize umfasha nucya ibi bintu hari mwabifata nk'intuza bavuze ngo ni drama cyangwa se nk'ikinamico ariko kuvuga igihe cyaje cyose imbaraga zanjye zose natekaje zose nucya ibi bintu ari guhamagara ngo mbese muri he ibi bintu ushobora kwibona ukabibona gutya nk'ibintu by'imikino barabikinye byagize ariko umuntu uri guhumeka umwuka wa nyuma agiye gupfa niwe wibuka ibi byose aravuga ngo namaze igihe cyanjye cyose nita ku mubiri none ubu ugiye gusubira mu mukungugu kuko nakuwe mu mukungugu
ni mu mukungugu kandi nzasubiramo. None umubiri wanjye bigenze bite? Nabayeho ubuzima bwangirijwe, yarabwangije. Yitaye ku bintu n'ibintu by'isi, abiguranya umwuka n'ubugingo bwe. Ntacyo yakwerekana by'ubugingo bw'iteka, nta kintu cyamukiza, yarabyangije. Yitaye ku by'umubiri, iby'umwuka ntiyabyitaho. Ubuzima bwe hano, umuntu uvuye mu mubiri bimeze gutya, niwe umenya ko uyabayeho ubuzima bwose yarabwangije. Arabinginga ngo ndabinginze ntimube nkanjye, mwe kwangiza ubuzima bwanyu, kuko wavuye mu mukungugu nta niho uzasubira. N'umubiri ubwo babwira bare, ntukite ku bintu bizishiraho, ibintu bizarimbuka, ujya guhita ku mubiri wawe ku bw'ibyiza by'umubiri n'ubugingo by'ubugingo n'umwuka wawe. Mugomba kugira mute kwita ku bintu bikuza umuntu wanyu w'imbere, kubera ko umubiri ntacyo wunguka. Finally birangira ntacyo wungutse. Uruntu rw'urugiant, urusoro rumeze gura bakarushyira mu isanduku, ariko ugasanga umuntu wabo, umuntu we w'imbere byagenze bite? Ndavuga nti muyoborwa n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Bagalatiya 5:13 kugera kuri 17. Ese ibyo tumaze kubona niko